umugore wacu aperi umugore wacu aperi Rayon Sports nayibwiye ngo izamara imyaka 100 itarongeye gutsinda ape bajya mureyo nuko bete mugo akaukana ntaje kumureba ahorana ikibando masegetan mu bana b'u Rwanda ahanira ko bembwa mu banyarwanda bujya na Usefu ujya ngo yaro mureyo Rayon Sports narayibwiye ngo Rayon Sports wowe umeze nka ya nkoko y'umupfakazi yitwa Marubuke igiye kongera isigare ku rugo sibyo Rayon muri rusange Rayon umva n'abafana ba Rayon wabonye ko baje ari bakeya akabo kaji wa mugaruro bavuze ngo twabakirumbe byinshi kunande ngo aka gacuma ngo bashyizemo iki aka gacuma mbanashyizemo imitsino babonye ko kaziritse ahangaha mbanaziritse umureyo abo harimo akana ahangaha ndabona na fimba hano harimo akana mbanatayemo ni ukuvuga ngo bivuze ngo murogareyo turayiroga cyane
yagarutse kuramure gol check none ni insinzi ndetse ibyishimo kuri RPR ubyakiriye gute kuba duturutse Nyamirambo twaturimo kuzenguruka umujyi wa Kigali? Biranshimishije cyane gutsinda Gasenyi ishema. Insinzi yakiriye gute? Insinzi muyakiriye gute? Turayakiriye neza kubw'ikipe ya Rayon Sport dusuzugura, turabyemeye. Rayon Sport yabyemeye, nta mugore wurira umugabo. Mubyakiriye gute kuba muturutse Nyamirambo mukamurimo kuzenguruka umujyi wa Kigali? Ryan yabyemeye, uyu munsi twayitsinze nta kindi zongeraho. Insinzi ya APR wowe wayakiriye gute nk'umufana wa APR? Tuyakiriye neza cyane rwose, cyane ubu muvuye kuri stade tubwire mbabwire Rayon yabaye umugore, byibuze reka duhangane. yabaye iki? Umugore wacu APR, umugore wacu APR. Koko impamvu mbikubwira umunyamakuru, twebwe bibaye inshuro ya kane tubatsinda. Ubu igikombe cy'amahoro ni mwebwe muri bugishure. Ubu tuvugana tuvuye Nyamirambo muri kuzenguruka umujyi wa Kigali, muraza kugarukira mwakire gute insinzi yanyu nka APR? Twebwe nta turya tugarukira, ibyishimo byadusaze. Ntabwo ureba abantu, ntabwo uri kubabona. Twebwe ibyishimo byadusaze, turarara umujyi tuwurimbuye mpaka turakora mpaka njyewe ndi bangita igikoni reka bishake. Twanga bareyo nigisa nabo wibwiriye rero insinzi ya APR yakiriye gute tuvuye Nyamirambo murimo kuzenguruka? Batubwira hano kuri kamera ufana rayo insinzi iraryoha uko bimeze kose. naza kugarukira twasabye uyu ni umugore wacu, tugomba kugarukira ngo Rayon yabaye umugore wanyu. Ni umugore wacu twakoye, ndabivuze kandi ataye Rusizi. Imyaka 3 atira akora gasha ngo imyaka 3 atira kubita Gasenyi ije yemera. Courage bana, asante sana papa. Insinzi iraryoha. Fana wa APR tuvuye Nyamirambo kuri stade, turacyarimo kuzenguruka umujyi, turaza kugarukira iyi nsinzi muyakiriye gute kuba mushobora kwegukana igikombe cy'amahoro? Itsinzi tuyakiriye neza, ariko twebwe ntabwo turakira gufana, turafana isa turarakira aho ngaho, aho umufana ruhira niho tugarukira, turakomeza dufane aho ngaho. Turashaka iyi nsinzi cyane Sport.
ngo iki muri ikipe ya Rayon Sport ubu ngubu ni ukurara nyikubita ndabona ukiri umwana watangiye gufana Rayon Sport ryari Rayon Sport cyangwa APR sorry natangiye gufana APR mfite imyaka 5 ubu ngubu mfite imyaka 15 APR tugomba rero kurashyira uko tubishaka kuri iyi titi yacu kuko tuyakiriye neza APR yacu igenda yemera kuko kufanya ivuka niyo nakundaga ndacyari kumwe n'abafana ba APR ibitego 2-1 turacyari mu muhanda barimo kuzenguruka ariko ntago tuzi ngo izi nsinzi kwishimira intsinzi biraza kurangira ibintu ntago byoroshye ndacyari MC Seti uyu ni Umutako TV murakora turatwika burinda bucya turatwika paka gutwara igikombe igikombe twagitwaye ntago ibintu biri buze koroha baryamye mu muhanda abandi bacyarimo kugenda bishimira intsinzi ya APR ni ibitego 2-1 duturutse kuri stade tukiri kumwe n'ikipe ya APR barimo kwishimira intsinzi yabo ariko baragira bati APR yabaye nk'umugore wacu yes nawe wakanga yakangareyo batwangabare wajomureyo nuko bete mugo akaukana ntaje kumureba ahorana ikibando masegeta mu bana b'u Rwanda ahanira ko bembwa mu banyarwanda burya na Usefu ujya ngo yaro mureyo abiwacumuraho habehobehobe abiwacumuraho imyaka maze Uganda abiwacumuraho n'agahinda kenshi abiwacumuraho
MC Seti nk'uko bisanzwe uyu ni Umutako TV nyuma y'uko APR imaze guhura na Rayon n'ibitego 2-1 bari kwishimira intsinzi ndetse kandi tumaze kuva kuri stade ya Nyamirambo bakoze urugendo rutoroshye bakirimo kwishimira intsinzi ahangaha ndi twenda kugera mu mujyi duturutse kuri stade ya Nyamirambo uramutse wifuza kuma inkuru igitekerezo cyangwa inyunganizi mamagara kuri 0782 477 ndacyari MC Seti reka dukomeze turebe ngo intsinzi ya APR yifasha gute. Ukatubwira tuvuye kuri stade ya Nyamirambo urabona ko twenda kugera mu mujyi muracyarimo kwishimira intsinzi ya APR byari bitego 2-1 kuri kimwe cya Rayon none nk'abantu bakurikiye Umutako TV ubu urugendo mukoze muva kuri stade ya Nyamirambo muraza kugarukira yenda ngira ngo unganirize kamera irimo kukureba unganirize tugenda turebana no muri kamera. Ni Gikoni International mu by'ukuri urakoze cyane ngira ngo ibi byishimo guhera mu gitondo babonye yuko n'ubundi akanyamuneza ubundi uri butsinde bigaragara ukiri kwitegura nuvuga ngo Rayon Sport rero kuba tuyizimaniye ni ibintu byacu muri rusange. Rayon Sport narayibwiye ngo Rayon Sport wowe umeze nka ya nkoko y'umupfakazi yitwa Mbarubukeye inkoko y'umupfakazi yitwa Mbarubukeye sibyo rero Gikoni International ibyiza byacu Rayon Sport narayibwiye ngo izamara imyaka 100 itarongeye gutsinda APR bavuze byinshi kuri APR bake niye mpamvu mwakomeje kuvuga ngo twarongoye twarongoye nyine erega bura n'ubukwe ubukwe bwacu n'ubwo mugeni Rayon Sport nibwatwe turi muri lokale tumeze neza tumeze neza Rayon Sport narayibwiye ngo yabaho yagira gute Rayon Sport nakizigera itsinda APR adiri bagiye bamuvugaho byinshi twebwe ngira ngo uranareba hano kuganga kanyine nanditse adiri nge Gikoni International nanditse odiri kuganga kanye rero mu by'ukuri Rayon Sport ndayiha ubutumwa nyibwira ngo igiye kongera isigare ku rugo sibyo Rayon muri rusange umva n'abafana ba Rayon wabonye ko baje ari bakeya akabo kagiye wa mugaruro bavuze ngo twabacirumbe byinshi ibihumbi 10 twabaciye ntago APR ari nkene ibihumbi 10 twabaciye ntago y'amadolari oya ni ibihumbi 10 byo kwinjira muri stade ego banze kuza baravuga ngo abakinyi babo barabaha ibihumbi 5 hanze ya stade ngo bawurebere kuri televiziyo ariko mu by'ukuri abarayo bemere yuko APR FC barushije mu ngira abantu badukurikiye no ku Umutako TV babwira ati LPR oye APR FC oye Waryomoreyo nukubita umugore akawukana nagiye kumureba ahorana ikibando munsi Gikoni International nanyoherutse gufata ibihembo muri APR bame gikombe kuri nk'umufana wa APR washututse mu kaye karere njye Gikoni International mbarizwa Kicukiro ariko nkabandi umufana mukuru wa APR FC ndi Gikoni International ibi byiza ngira ngo kano karasisi nawe hakabonye guturuka Nyamirambo ni ibyiza gusa ndashimira abayobozi bacu urabona ko tugeze mu mujyi rwagati tuvuye kuri stade kubaherekeje amahirwe masa Gikoni International urakoze cyane asante sana nanjye ndabakunda cyane asante bagira umuco gakondo nyine muri bya bintu kuki niki twaje n'agacukuro agacuma bibaye ngombwa shyemo ibitego birajyamo kandi tarajya aho ngaho nk'umuhuriga wa APR mutsinze 2 ku gitego kimwe cya Rayon ariko noneho ndizera neza ko n'igikombe cy'amahoro ari icyanyu wabyakiriye gute nk'umufana wa APR cyane ko tuvuye kuri stade Nyamirambo ukaba uko byipanze itsinda tuye papa cyangwa mwe ku Gisozi aho bita Beretware ndahazi mfite aka business koroheje tumugena ku bandi bahuriga bagenzi bawe muhatanye mwihangana ryo gufana amakipe uko bari yombi ari Rayon ndetse na APR nk'umuhuriga wa APR niki wabwira abahuriga ba Rayon abahuriga ba Rayon nababwira ko bibeshye bahindukire bagarukire ikipe ya APR ikipe itsinda ikipe y'abarashingabo z'igihugu ese wakwanga APR yakunda nde
ngo aka gacuma ngo bashyizemo iki? Aka gacuma mba nashyizemo imitsino babonye ko kaziritse ahangaha mba naziritse umureyo abo harimo akantu ahangaha ndabona na fimbo hano harimo akantu mba natayemo ni ukuvuga ngo bivuze ngo murogareyo turayiroga cyane kuko ntabwo tuyikunda ntitwikunda n'abafana babo twangareyo n'abafana babo tubanye ko bagira ubwoba burya umwanzi yakwangareyo ariko umukunzi yakunda APR ubutahariyo we nibaroga mwebwe nibaro nta burozi ifite kuko twe nitwe twanitse bwishi igihe cyo kwanika bararangaye. Sawa papa cyangwa urakoze kandi amahirwe masa komeza ufana ikipe yawe ikipe y'abanyarwanda. Amahirwe n'ibyishimo dufite nk'ikipe n'abafana ba APR nimba ari nk'abapolisi kubyumva yongera umutekano kuko APR ifite ibyishimo bikaze birimo biradusaguka ariko icyambere cyo nuko tugomba kwikontorora buri muntu wese ibyishimo byagera bimugeza akabatamurwa amahoro nta gikuba cyacitse ndagarukira ku Gisozi. Nyine urabana duturutse Nyamirambo twenda kugera mu mujyi rwagati ariko noneho muraza gusoreza he mu kwishimira intsinzi ukatanya Rugenge dukate rompowe idumara gukata rompowe dukubite rwo kwa Rubangura dusubiza kuri stade aho twabona intsinzi n'ibyishimo ubwo bagize agatege gakeya kandi twabashimiye bashe kwibo abo twabashe kubona mu ikipe nk'abafana twabashe kudutera inkunga kugira ngo dufatanye igikorwa cyacu twabashimiye ababashe kugira imbaraga nke bakaba bageze mu rugo twabashimiye kandi barakoze. Oya ikipe meruka mu Bugesera nanone imihanda ifunze APR imaze gutsinda urabyibuka icyo gihe APR rega APR ni ikipe ikomeye cyane ni mu gihe ifunge cyangwa imihanda ifunge kuko ni ikipe y'ingabo ni ikipe ifite abafana bakurikiye ingabo burya n'ingabo z'igihugu ubwo nashaka kubwira bareyo gute wakunda umwishywa umuyahudari bivuze ngo reyo nabishwe cyane APR n'abayahudi hari uwateye ibuye we nibyo tubireke cyane ko dushaka natwe gukurikira kugira ngo tumenye baraza gusoreza ese intsinzi irakifashe gute gusa papa cyangwa turagushimiye amahirwe masa mukomeze mutsinde nk'umuhuriga wa APR nukuva namwe murakoze tubashe kubashimira nukuvuga ngo twebwe ubundi intsinzi ku bwacu twumva itarangira uyu munsi ku bwacu twumva itarangira buri munsi uyu munsi kuko bareyo ebana barateze imitego ariko imitego turayitegura iyo batwateze uyu munsi niyo twasanze ikaze aka gacuma kambutse Nyabarongo mu ishuri ebyiri mama agiye kukama yarambwiye ati mwana wanjye urabizi ko wavuye mu rugo utiby'ihene cyangwa utiby'amakara ibyo ni ibintu bikasira umuntu niyo mpamvu banyita papa cyangwa ari papa bironda ndi umupapa w'abana batatu kandi urugo rwanjye nta kibazo rufite kandi nimbuza gufana ndashima Imana yuko yamfashije mu gitondo mbere yo kuza gufana nkajya mu kazi bigakunda nkagira amafaranga nsigira mu rugo nayo kubona amatike angeza kuri stade ibyo nabasha gushima Imana nkongera nkashimira abakinyi ba APR yuko bitwaye neza Imana ibongeye migisha kandi byifashe twe tumaze kubwira ati duturutse kuri stade y'Inyamirambo abafana ba APR baracyari kwishimira intsinzi uyu ni Umutako TV ndacyari MC Seti nk'uko bisanzwe nizere ko turaza gusubira mu biganiro bikurikira ntago nzi aho bari busoreze intsinzi yabo ndacyari MC Seti dusubire mu biganiro bikurikira aya basi